bimeze bite? Ni nabi man. Kubera iki sari nabi? Ubukene bwa hanze umugabo ari gukubitira umugore kwaho. Ibyo se bibaho? Ziri yaraya. Nese kwambaye uturagende man. Vuga ko turanabumwe. Kimbwe ibyo bintu mu ndayitangira man. None se turabwirirwa nta hantu twacomo. Gusa nge mfite undi mupango. Yes Kanyura. Yego. Meze mute mwana? Sawa boss. Nakubona. Salama. Meze neza. Sanze nawe ndi kunyafasha ibyatsi. Ndamusenze. Nawe ndi kunyafasha ibyatsi narenzi kuzanye ni hawo none nandi kintu zanye. None se byifashe bite man? Yandare. Narenzi kurazana n'ikijumba nkihikenyera basi. Ati man ibintu byarakaze. Muri iminsi ibintu byarakaze. None se tubwira ikintu kizimuve mu bugogi. Yes ahubwo nayo maze iminsi nkushaka. Najya gutumbika. Se buretse nawo mvanye. Hari urukire harya kari mu nda ntabwo mwibuka. Wundi utuye mu nywe y'imisozi. Hahandi mu nywe y'imisozi umanutse gutya. Kuri ya nzu nziza iriho kanari. Nyine ubucuruzi nagize no kugira amahane. Natekereje handangira amahane uyareke kirava ubuninza kukinza kubona se ndikusigayeho amaze iminsi ashaka umukozi. Sibyo ko urindi gipangu. Bashaka umwe muri twebwe akajya gusaba y'akazi. Hanyuma tukazapanga ukuntu tuzamwiba. Icyo gitekerezo ni sawa ariko nuramukugiye uzacunga umutwe wawe kuko ura musaza ntabwo kuri igicucu nawe wowe inzara irakunyuka banazezenge. Oya man arajyayo gute? Aragira ikigoryi kuko yisha abajura babiri ndabizi. Yisha abajura babiri ariko urashidoboro ntago mu gusa ariko kugira ngo umuntu yicwe n'inzara yakwicwa no mu boss nkori ubundi se tuzamukina imitwe. None ndatinya nimba yarisha abantu babiri ngiye nanarya dodo nkahitwa ukajya nagace. Oya ariko nimba abantu bavandi none nge mureke mbitangire hinduka igitambo turabyemeye ndetse abakazi nabizura mu boss tuzamukuraho imari kandi ifate siko mu mbwa zanjye nzakugira icyororo nashonje none semaga zifasha igitekerezo n'icyo bose tuzamwiba kandi azabibura tuzamwiba ku isuku muri tayari igenda tayari bana kora umupango dutangira. Ngiye kugenda umva ngiye kugenda nsaba akazi ko kurinda cya gipangu cyiwe ko akeneye umuntu hari ngenze tabakoringa mbahe gahunda rinye neza gira vuba kuko urubavu rwawe nk'urw'imbeba man ugire vuba twende mwitinda mu magambo man mwitinda mu magambo mureke tugiye ahubwo ngereka mbacomotse ubwo genda ubikoringe urahita uza ngiye kugenda mushushanye man ko nta nagatushe nigirira se nta nagatushe nigirira ariko gerayo man ngiye kugenda mushushanye man tinda uze umupango wawe ugize nzahamagara mbabwira ko ibintu byaciye sawa wakira kakubaye yamaye karurane kwe turashize ariko akize warunuwe twakize wowe ugira enda ariko enda twakize Yora cyangwa Yemoye Aha Yemera Ariho mu kirera Niko Yendera ntabwo hari pe ko ntabwo nasubiranya yemwe amutegereza ariko nicaye hano arahansanga nta
ntabwo nasubirira yaho. Akazi karabuze kandi n'umupangu wanjye. Amakuru ni meza bose. Yicaye hano mari iki ko nigeze ngutumira. urashize none Bose numvishe ngo mufite akazi. Narinje ngo mumpe akazi. Amakuru ninde wayakubwiye ko tutigeze dushinga umuntu akazi na kamwe ko kudushakira abakozi. Bose ariko narumvishe ngo mukeneye umuntu w'umuzamu hano. Sibye Karori wenyine niwe nahaye misiyo yo kunshakira Wose ka nuwo ni Karori. ni mari Karori noneho. Ahubwo no hano tujye mu nzu tubiganira. Ariko sinagomba kujya mu nzu cyane tuganire nabo nasanye. Yego bose kumpa akazi nta kibazo. Ngaho mbwi ushoboye iki ni icyo urukumva ushoboye gukora. Ubundi rero bose akazi kose uzabaririze irado. Akazi kose ndagakora. Oya humura hano kwa Sky Mountain ibintu byose biba bihari akazi kose wakora dufite akazi na kapanira hari ntaho utakora. Ahubwo mbwira ushoboye iki. Karori abimbwira yambwiye ko ukeneye umuzamu. Ngewe nazamye ahantu henshi hamujura wancika tegarana. Ikindi ndabona uri umubosi unasobanutse ibintu byo gutera ipasi mbizi neza ijana. Uba agakoti kanje bagatera ipasi neza akagatwaye agatera ipasi ukora uburenze uzabanza ukara ariko uragashoboye neza nta kibazo. Bose nyizeye hano umuntu hari ni mu bakiritu kirazira kunywa inzoga ibyo uzabishobora. Ubundi ikintu cya mbere ntigeze nsomaho irado ikintu cyitwa inzoga aho shira impumu nyagurikira shira impumu shira impumu wumve ko ishize uvuga ati irashize. Izi ni rinete njye nambara rinete dore aka niko bayitwaramo. Rinete ni iz'amaso cyangwa usanzwe nyine ari ubusirimu. Ngaho ndeba izo rinete ni iz'amaso cyangwa ni ubusirimu. oya uyu murangwa inzoga nyine mbwira izo rinete ni iz'amaso cyangwa ntabwo ari iz'ibirenge izi ni iz'amaso. amaso rero kuvuga aya maso kiritonderwa ubwo akazi tubaye tukakora. Oya ahubwo icyo nkubwiye ntabwo bazambara ku birenge izi bazishyira mu maso nyine gutya. icyo amaso ntabwo agwaye usiri si izuru se genda reba bose sawa none sawa kanyene ubwo akazi ndakabonye gutangira akazi ahubwo nizere ko utazigera ugwa mu makosa n'umunsi n'umwe. oya bose tuza rwose nzajya ndindira ahangaha hose nzajya mpakora cyane kanyene nitegure nanjye nsubire ku kazi. yagwarye rwose ubuse nzagucucura iyi irahaga ibunzwe n'inzoga nta n'amaraso ngira n'inzoga gusa wagicucu ubonye aho uha akazi. niko ibifu biri kureba i Nyanza noneho turabigenza igihe twagendagendeye nanjye ntisi nako ushatse muri ahangaha mwa wahoza n'iki muvandimwe ko tumeze nabi. Reba imihanda yose twagiye rwose uzigiye nirukangiye mwabasenze aho kose tuva n'iki nyine humba uretse kuvuga nkubwira mu kanya nibyo umwembe ewana bamubise igisongo no mu kibuno. va mu myembe byakunze se kakazi nakabonye namushushanyije yaramudakaritse mwana ubaye umugabo ahubwo ubungubu mube tayari isaha ku isaha urumva turabahamagara mwabintu ngiye kugenda umwongeye kurya uko twabipanze ariko ntugashyuhe ndamutekinika
hada telefone uracyayifite ni nayiri unywereyemo agasigara ndacyayifite ariko rata ndaza kubahamagara kimara gukora gahunda bahamagara mutinda musanga byapfuye ntimundengane ntabyo gutinda wowe umuntu aba afite inzara yanjye inzara mfite ndabiri inzara yanjye yantanze kuvuka kugira ngo wemere ko mfite ikibazo cy'inzara hari ibiryo yantanze kuvuka ibiryo biraboneka yanakuzahaje ntubibona se aho kugira ngo bagira vuba hagira ngo cyishwe na korora nubwo twari turi kumwe nayo ndi kubona ari umuhera yari umuhera rwose wigendera naburaga izuba rimwe yari umuhera yagaswera nawe rero mwambarira so wenda namututse ariko kube na masike niba ngombwa turazizana ariko mwambarira so muza mukubita mubangura mugenda noneho si uri kureba kuva ibyo ngibyo byo turaza nk'inkuba n'imirabyo kumbona murabyo inkuba uri kumbona mwa ndi kukureba neza umva rero ubwo gahunda ni akazi kagazi nyine ubirangaraho ni kazi simbarabuye mani njye ku kazi mani nitoye gerayo ku kazi ariko njye ku kazi turahure mani iradu ye nzanira amazi ashaka cyangwa ineji uzane nsome ni kumva mbyukanye ibintu by'amasereri sinzi n'ibintu mandimo ntawamenya zana ihute yes boss nakwitabye ariko we sinkubwire ngo zana akantu mena soma unumvisha amasogi sindaje kandi urikaye yes boss nakaza sawa urakora wese nta kantu uri busome ntabwo se uransomye boss ntacyo akira soma nitabe n'uriya muntu ndi kumva telefone iri gusona reka nze bose ubyuka rwifata neza gusa ubwo waba igicucu bose kumpereza kandi ngewe bariya nabo bahora banyicuza buri kanya ubuze koko bose irambiranye mwa reka genda abantu baba banyishyuza buri kanya sinzi ariko ntacyo nzabiyama kutigeze usomaho shaka nasomyeho ahubwo usanze imbiranye kacyuzuye usanze imbiranye utagafunze se sha wagiye ugira isuku urakuyeho nonaha bose ariko ntabwo ubizi ukuntu ugira isuku sawa soma ariko nawe